ibyiza by'u Rwanda reka nsingize urwabyaye mama. uyu mwanya rero nagira ngo wenda mbwire abadukurikiye cyangwa se abazakurikira Intavogerwa, umuyoboro w'ibitekerezo, amateka ndetse n'ubutwari bw'abanyarwanda, ko iyi platform cyangwa se uru rubuga rugamije guhugura cyangwa se gushishikariza urubyiruko gukomeza gutera intambwe, kugera ikirenge mu cy'abakuru babo bagiye bitanga bakageza igihugu cyabo aho bageze ubu ngubu, ndetse tukaba turi mu mudendezo dukesha intwari zimwe zitanze zikagira akamaro, ndetse zikabasha no kugeza igihugu aho kigeze ubu, kikaba ari intangarugero hirya no hino mu mahanga. ibyiza by'u Rwanda reka nsingize urwabyaye mama. Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikira Intavogerwa, umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'abanyarwanda. Uyu munsi muri studio z'Intavogerwa twakiriye umutumirwa n'umushakashatsi ku mateka na politiki y'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Dufite umutumirwa Julien Impotore. Julien Impotore, turakwakira muri studio z'Intavogerwa. Nimve mwikaze. Murakoze cyane kutwakira Gilbert. Mu Rwanda rw'ahangaha rwacu hano turi mumeze neza? Tumeze neza cyane. U Rwanda rw'ahangaha abanyarwanda nta kibazo rwose, aho bageze bose abanyarwanda nyine urabizi nawe barisanga, kandi hagati yabo u Rwanda ntibajya baruvamo. Nkunda kubwira abantu ngo u Rwanda uruvamo ariko u Rwanda ntirukuvamo. Nanga rero niko bimeze. Nawe u Rwanda ngo u Rwanda rutugendamo tunagendana, niko bimeze. Ubundi umunyarwanda nyawe u Rwanda rumugendamo nawe akarugendamo. Ubu rero natwe u Rwanda tugendana, niyo mpamvu ntangiye nkubaza ngo u Rwanda rw'ahangaha muri aho cyangwa mumeze neza? Urakoze cyane rero, kandi twishimiye ko witabiriye ubutumire bwacu. Dutangira rero ikiganiro cyacu, ngira ngo ubwo duherutse kuganira nakumenyesheje impamvu y'iki kiganiro bituruka kuri space uherutse gukora igaruka ku mateka y'u Rwanda, aho wagaragaje ugucikamo ibice ku Rwanda, ugaragaza n'impamvu u Rwanda rwacitsemo ibice n'abagize uruhare mu gucamo ibice u Rwanda. Byatumye rero nifuza kuganira nawe, ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu nagira ngo nkubaze Bwana Mpotore, ese mbere y'uko twinjira mu mateka, ubundi igisobanuro cy'amateka ni ikihe? Urakoze cyane. Amateka ni nkitwa bita ni nka siyansi cyangwa ubuhanga bwo kwiga ahahise kugira ngo tumenye ahahise, bidufashe kumva ibiriho uyu munsi, ibyo rero bikaduha n'ishusho y'ahazaza. Ubu ugize neza, uravuze ngo adufasha kumenya ahahise kugira ngo dusobanukirwe ibiriho uyu munsi, bikaduha n'ishusho y'ejo hazaza. Ugize neza cyane. Ahangaha navuga ngo amateka, ubundi kwiga amateka cyane cyane twe urubyiruko, ni akahe kamaro k'amateka ku rubyiruko cyane cyane rwo muri iyi minsi? Urakoze cyane. Amateka, icyo nabwira urubyiruko, amateka ni amakuru y'ahahise, kandi abantu bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru. Ikindi bakavuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Utize amateka rero, utazi amateka ntashobora gusobanukirwa ibiriho uyu munsi, byazamugora no kumenya uko yifata mu bihe bizaza, cyangwa se icyerekezo yafata mu gihe kizaza. Mu yandi magambo, akamaro ko kwiga amateka ni ukugira ngo tumenye ahahise, nk'uko nabivuze, bidufashe kumva ibiriho uyu munsi, bitwereka n'ishusho y'ahazaza, binadufasha no gufata icyerekezo cyangwa se gufata ibyemezo byiza by'ahazaza hacu, habaho igihugu, habaho umuryango. Ikintu cyose kigira amateka. Umuntu agira amateka ku giti cye, umuryango runaka ugira amateka yawo, igihugu kigira amateka, umugabane runaka ufite amateka, n'isi muri rusange ifite amateka. Urumva rero amateka ni ingenzi. Amateka ni ingenzi. Twinjira mu kiganiro cyacu rero, nifuje kumenya mbere y'uko dutangira ikiganiro nyirizina kigaruka ko aho wagize uti u Rwanda kurucamo ntibyari impanuka, trois races et trois territoires.
twashaka kubanza kumenya ubundi hari aho wagarutse ku kintu kigaragaza ko u Rwanda na Repubulika y'u Rwanda bitandukanye. Ndashaka kugira ngo menye ese u Rwanda ni iki, tugaragarize Repubulika y'u Rwanda n'u Rwanda muri rusange. Bashaka kuvuga iki? Urakoze cyane, umbajije ibibazo byinshi cyane ndabigusubiza. Ndagira ngo dutangire tumenye u Rwanda ni iki. Repubulika y'u Rwanda ni iki? Ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. U Rwanda ni igihugu twese tuzi kiri mu karere k'ibiyaga bigari mwese muzi, ku masangano y'uruzi rwa Nili n'uruzi rwa Kongo. U Rwanda ni kera gace cyangwa bavuga ikinyarwanda, ntabwo ari Repubulika y'u Rwanda gusa. Repubulika y'u Rwanda ni kilometero kare 20,638. Ubu ngubu niko byanditse. Ariko u Rwanda nk'igihugu, hari umuhanga nigeze kumva avuga ngo a nation can be bigger than its borders. Ubwo ishanga ry'abanyarwanda cyangwa se ubwoko bw'abanyarwanda burenga imipaka. Niyo mpamvu dusanga ikinyarwanda kigera hakurya y'imipaka. Kuvuga ngo tuza gusobanura hanyuma. U Rwanda rero, Repubulika y'u Rwanda n'u Rwanda ni bitandukanye, kuko Repubulika y'u Rwanda ni buno butegetsi buri uyu munsi bwatangiye muri 1962. U Rwanda rubona ubwigenge bukava no ku ngoma ya cyami bikaba repubulika. Uyu munsi ni kilometero kare 26,338. Ariko si u Rwanda rugarukira, kuko hakurya y'imipaka dusanga abandi bantu bitwa abanyarwanda. Ubu ngubu aya masaha tuvugana mu itegeko nshinga ry'igihugu cyitwa Uganda hari ubwoko bwitwa abanyarwanda. No muri Kongo hari ubwoko bwitwa abanyarwanda cyangwa se abarwandofone. Ibyo ni ibintu bizwi. Aho niho bigaragaza ko u Rwanda rurenze imipaka, kuko ikinyarwanda kirenze imipaka. Tugende ku byo bita nation y'u Rwanda iraruta Repubulika y'u Rwanda, kuko Repubulika y'u Rwanda ni igice kimwe mu hantu dusanga ubwoko bw'abanyarwanda cyangwa se iryo shyanga ry'abanyarwanda. Bwana Mpotore, tukiri aho ngaho nagira ngo duhite twinjira hamwe n'ikindi kibazo nendaga kukubaza kijyanye, mbere y'uko twereka uko u Rwanda rungana. Umaze kudusobanurira Repubulika y'u Rwanda ko ari hariya imbibi z'uyu munsi za Repubulika y'u Rwanda nyine byitwa Repubulika y'u Rwanda. Repubulika y'u Rwanda ni ziriya zifite ubuso bwa kilometero kare 26,338. Mbere utwereka ko no hakurya y'ubwo buso hari urundi Rwanda. Hari u Rwanda, yego. Hari aho wagarutse ku kintu kivuga ngo u Rwanda rwahumetswe n'Imana, ihumekera muri Gihanga. Ibi bintu kugira ngo dufashe abantu kubyumva neza, wadusobanurira ukuntu u Rwanda rwahumetswe n'Imana. Urakoze cyane. Yego. Buriya abantu bagomba kujya bamenya, niyo mpamvu ari cyiza kumenya cyane cyane urubyiruko bakamenya dukurikije amateka y'igihugu cyacu. Tutazi igihugu cyacu ntidushobora kuzahangana n'ibibazo dufite mu karere kacu k'ibiyaga bigari, cyangwa se n'ibibazo biri ku Rwanda uyu munsi, cyangwa se n'ibyabaye cyangwa n'ibishobora kuzaza. Aho ngaho ni ipfundo rikomeye cyane urubyiruko rugomba kumenya, mukabanza rukisobanukirwa, rukamenya itandukaniro ry'u Rwanda, umwihariko w'u Rwanda ni uwuhe mu mahanga arukikije ndetse n'andi mahanga yose ya Afurika. Abantu rero badukurikiye bagomba kumenya ko u Rwanda rutandukanye n'ibihugu byinshi bya Afurika, nka 90% u Rwanda rutandukanye nabyo, cyangwa 95%. Kubera iki? Ibihugu byose bya Afurika byaremwe n'abazungu. Abazungu bataraza muri Afurika biriya bihugu ntibyabagaho. Hari utwami duto duto twagiye dushyirwa hamwe tukabyara ibihugu tuzi uyu munsi, nka Kongo. Buriya Kongo igizwe n'uduhugu duto duto 450. Buri gahugu gafite umwami, gafite imbibi, gafite n'ururimi, gafite n'umuco wako. Uganda ifite uduhugu duto duto cyangwa se amami ageze kuri 62, biba nibeshye. Tanzania ifite ubwami buto buto n'indimi ntoya zigeze kuri 120. Na Kenya nuko, na Sudani nuko, na Chad nuko, na Cameroon nuko, na Nigeria nuko. Ariko igihugu u Rwanda abanyarwanda bagomba kukimenya, u Burundi, Tanzania na Uganda. Na Uganda. Oh yeah. Uganda kandi. Uganda ifite ibihugu 62. Hariho igihugu cyitwa Buganda Kingdom kwa Kabaka, bafite umwami wabo, bafite n'idarapo kwa Kabaka. Buriya ni igihugu kiri muri Central Uganda, Republic of Uganda y'uyu munsi. Bafite Toro iyoborwa n'umukama. Umukama wabo yitwa Nduva Rukidi. Ubunyoro bufite umwami wabo
igihugu cyitwa Busoga bafite idarapo mukurikire neza, bafite ururimi rwabo n'umuco wabo, nuko byose bihurira ku gihugu cyitwa Uganda, ariko buriya ni uduhugu duto, bafite n'ama constitution y'ibyo bihugu. Niyo mpamvu nsobanura ko abantu bagomba kumenya umwihariko w'u Rwanda. buri gahugu kagiye kagifite itegeko nshinga ryako. Rero utwo duhugu kuduhuriza aho ngo bagiye abazungu bagiye baduhuriza hamwe kugira ngo bibyare igihugu. Urumva ibihugu nababwiye ko byahoze ari umwimerere ni Ethiopia, n'u Rwanda, n'u Burundi na Maroc. Urumva ariko ibindi byose nibigo byagiye biremwe ejo bundi mu gihe cy'ubukoroni, ntari imyaka 150 irashira. Mu gihe twebwe u Rwanda byibuze tugerageje kubara neza tutibeshye, u Rwanda rumaze imyaka hafi 1100 rubaye, kuko u Rwanda rwabaye mu mwaka byari igihugu kigaragara neza gifite ishusho y'igihugu mu ruhando mpuzamahanga. Ni mu mwaka wa 970 rwa Gihanga Ngoma ijana. Kandi nabyo tuzize iki kibazo warumbajije uko rwabayeho, nabyo n'indi nkuru u Rwanda rwabayeho. Nababwiye ko Afrika yaremwe ari ubushake bw'abazungu, ari n'imigambi y'abazungu, ariko u Rwanda rero rwo rwaremwe n'Imana. Kabisobanura ndi mubishatse. Nagira ngo utunyuriremo muri make aricyo kibazo nyine nakubajije, u Rwanda rwaremwe n'Imana. Wagaragaje ko u Rwanda Imana yahumekeye muri Gihanga. Imana yahumekeye muri Gihanga. Gihanga nawe adekuvura cyangwa se arema u Rwanda. Ibi bintu abisobanura gute? Urakoze cyane. Icyo ngo ugomba kutwumvaho neza, niba turi kuvuga ishinga kurema, ntago ari kurema nkuko warema ikintu kivuye ku busa. Ubundi barema mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza barema ikintu kivuye mu busa. Gihanga ntago yaremye u Rwanda, yararuhanze. Kurema no guhanga n'ibintu bitandukanye, cyangwa se gushinga. Yashinze u Rwanda, yashinze u Rwanda, ntago yaruremye. Urema ikintu kivuye mu busa from nowhere. Imana niyirema gusa niyo rurema, ariko abantu umuntu ashobora gushinga ikintu wifashe. Ushobora gushinga nka koperative. Iyo koperative ntago warayiremye kuko abantu bari muri suba warabaremye, warahuje umuntu kanaka na kanaka mugakora koperative. Urumva uko ni ugushinga. Na Gihanga yashinze u Rwanda, cyangwa se yahanze. Ushobora guhanga koperative ufite ibintu bifashe ushingiye kubiriho. Na Gihanga yashingiye kubiriho. Yego. Ariko Imana niyo yaremye Abanyarwanda. Yego. Byagenze gute rero? Abanyarwanda mbere ya Gihanga atarabaho, Imana yashatse n'ubundi ko u Rwanda rubaho, yohereza intumwa zayo za mbere, ariko bitwa ibimanuka by'ibanze. Arabohereza bagende bakore igihugu bari bavuye mu ijuru. Niyo babitaga ibimanuka. Kumanuka no kumva ku Mana, ukamanuka. Baje bavuye ku Mana bagira ngo bakuru ubwami bw'Imana mu ijuru babuzane ku isi. Imana irabatuma ngo bagende bakore igihugu cy'Imana, igihugu cya bene Imana. Izo ntumwa za mbere zihageze rero, iyo mission izayikoze neza. Buri bantu baragiye bakora ibyabo. Abo bantu n'abakurambere b'imiryango mugari tuzi. Bora bakomoka ku bakurambere babiri, ariko byageze aho babyara imiryango yibanze y'Abanyarwanda. Abitwa Abagesera, Abasinga, Ababanda, Abenengwe, Abacyaba, Abazigaba, Abahondogo, Abungura, Abasita. Abo bari babayeho bose bakomoka ku muntu umwe, ariko banyanyagiye badashyize hamwe. Urumva buri bantu bakagira n'igihugu cyabo, cyangwa se imbibi zabo. Nk'Abasinga bari batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda uyu munsi, za Buguyi, Rwerere, ukamuka n'imipaka hariya mu Bwisha muri Rucuru uyu munsi. Abo bari Abasinga, nibo bari biganje. Bafite n'umukuru w'umuryango wabo, umuryango mugari wabo niyo bategekaga. Icyo cyitwaga Jeni rya Rurenge. Hagati mu gihugu mu Rwanda nho bita Induga, kwambutse Nyabarongo ukagera mu Busanza bwa ruguru, cyari igihugu cy'Ababanda. Bakunda kuvuga ngo Induga y'Ababanda. Abantu bitwa Abagesera bari mu burasirazuba bw'u Rwanda cya Kibungo. Abantu bacya bitaga Igisaka. Urashaka kuvuga hano hari akarere ka Bugesera gukomeza no? Oya, akarere ka Bugesera n'Abagesera ni bitandukanye. Abagesera nabo mu Gisaka. Ubugesera, intara y'Ubugesera, akarere ka Bugesera k'uyu munsi ko cyari igihugu kinini cyane cyamanukaga hepfo kagera i Burundi, za Ngozi, bira byose cyari bwari Ubugesera. Cyabagamo ubwoko bwitwa Abahondogo. Mu majyaruguru mu hagati y'ibiyaga bya Ruhondo, mu majyaruguru mu Murera, uhambutse no kujya mu gice cy'amajyepfo ya Uganda kuri Lake Bunyana, hose hari igihugu cy'Abacyaba cyitwaga Ubugara. N'umwami witwaga Kagara. Abitwa Abongera bari batuye hano mu Buriza hafi ya Kigali. Urumva? Abacyaba bari batuye Abaziga bari batuye mu Mubari. Mukunda kuvuga Mubari wa Kabeja. Umukurambere witwaga Kabeja ka Kazigaba hano kuri pariki y'Akagera. Mu Mubari, mu burasirazuba bw'u Rwanda. Urumva rero iyo miryango yose yari inyanyagiye gutyo, buri bantu bafite umutware wabo, umukuru w'umuryango wabo yigenga. Imana ibona ko ba bantu bayo yatumye bwa mbere ngo bazane ubwami bw'Imana ku isi mu Rwanda.
batagaje kuri wa mugabane aho buri bantu bikorera ibyo bashatse nibwo yohereza Gihanga noneho neza Gihanga wiyumvira umuhamagaro Imana yamuhaye. Yamutumye ikiye ku bahanuzi bitwaga ubukara bari mu bwoko bw'abazigaba, ati genda umpurize hamwe ubu bwoko bwanjye butataniye hano muri aka karere cy'abantu bavuga ikinyarwanda. Gihanga rero yaje koko Imana yabiye abahanuzi bitwaga ubukara, baramaza baramutembereza arambagira ibyo bihugu Imana imuhaye. Yavuye yaratuye mu mubari kuko nyina yari umuzigaba Kazumba, yaratuye hafi y'abazigaba mu mubari kuko nyina wa Gihanga yitwaga Nyirarukangaga, yari umukobwa wa Kabeja ka Kazigaba. Abahanuzi rero bagenda kumwereka igihugu Imana ishaka ko akora. Buri igihugu Imana izi imipaka y'u Rwanda, Imana izi geography y'u Rwanda, buri yabwiye Gihanga neza naho agarukira. N'ikimenyimenyi abanyarwanda cyaraziga ko bari igihugu Imana yabahaye. Yavuye rero aho ngaho mu burasirazuba bw'u Rwanda, arambuka Nduga yose agera mu Busanza bwa ruguru, uza Butare, hagati ya Butare na Nyanza, arakomeza mu Bungwe bwa Benengwe. Igihugu cya Benengwe ni Ubungwe, ni hagati ya za Nyaruguru n'amajyaruguru y'u Burundi. Igihugu cya Benengwe kwa Rwamba. Arakomeza agera mu ishyamba rya Nyungwe, arambuka hakurya ya Rusizi mu Bunyabungo, arazenguruka iruhande rwa Kivu muri Karehe y'uyu munsi, arazamuka Masisi, arazamuka Rucuru, azamuka mu Bufumbira muri Uganda, aza aminukira hano mu Buhanga hano muri Musanze y'uyu munsi. Niyo wari umurwa icyo gihe niyo yaratuye, ni naho yarongoreye umugore we mukuru witwaga Nyamususa, umukobwa wa Jeanne Diablo, umukobwa w'Abasinga. Kandi aho hose Gihanga yagiye anyura, abo bahami baho ngaho yagendaga babwirwa ubutumwa bw'Imana, anabatura ababwira ko bagomba kuba umwe, anabashakamo. Rero Gihanga aba umuhuza w'u Rwanda. Abo banyarwanda bose bari batatanye, niki kigaragaza ko bari ubwoko bumwe, bose bavuga ururimi rumwe. Habagaho dialecte bitandukanye nk'uko ngo mu Rwanda wenda nk'abantu bamwe bashaka kubavuga abagoyi, wenda nk'abakonyi mu Mutara bavuga abagogwe. Izo ni dialecte zo mu bihugu byose. Nanga mu Faransa turi igifaransa cyangwa muri Ile de France si igifaransa muri Aquitaine cyangwa se muri Normandie. Hagira ariko ntibivuze ko atari igihugu kimwe kandi ko atari n'igifaransa, ariko abantu batuye ku musozi umwe bagira uduterme bahuriraho, nitwo bituma habaho za dialecte. N'abanyarwanda nk'abagoyi cyangwa abantu twita abagoyi, abanyakinyaga se, abanyacyangugu se, abanyamutara, bagiye bafite uko bavuga, ariko bitavuze ko byose ibyo bavuga atari ikinyarwanda. Niko rero byagenze. Gihanga rero iyo miryango yose ayihuriza hamwe, kandi agenda ashaka umukobwa muri buri muryango, anabyara n'abahungu bagiye baba abatware n'ubundi bizo ntara zabo, ariko byose ari igihugu kimwe cya Gihanga. Gihanga rero mu bigaragara dufite ibimenyetso simusiga byinshi cyane bishobora kugaragaza ko ibyo bintu koko byabaye, kuko aho yanyuze, aho yabaye turahazi, hari ibiti, hari imiryango yaharindaga. Ushobora gusanga mu gisekuru runaka, ugiye nko mu Buhanga ubu ngubu muri Nyakinama muri Musanze, wasanga abantu babanye na Gihanga igisekuru cyabo, bakakubwira ngo ngiye sogokuruza mu gisekuru cya 20 yari umwiru wa Gihanga, ni wenda wamuhaye ingabe wenda Rugoga, bari bashinzwe umuhango uyu n'uyu bwami. Iyo miryango iracyaha, icyo ni ikimenyetso cya mbere twashingiraho. Hari ibigabiro bya Gihanga, hari imiryango abyara. Burya kugira ngo umenye umuntu ko yabaye nuko abantu bakubwira ngo ngiye umukomokaho, kubera ko data ni kanaka wa kanaka wa kanaka, ubwo ukagera kuri Gihanga. Rero Gihanga yabayeho koko, kindi ibyo bihugu byose yawirije mu gihe kirero. Bavuga ko igihugu tukwishyita igitabo cyitwa Inganji Karinga, ibindi kwabwira birananditse, ibintu nahimbye ni guturagura mu mutwe wanjye cyane na roso ya ibitabo byinshi byanditsemo nk'Inganji Karinga, ibindi kwabwira byanditsemo. Icyo gihugu rero cya Gihanga, bavuga ko Gihanga yahanze cyangwa yayoboraga, yategekaga, cyari igihugu kinini cyane. Bakavuga ko atashobora kuba ari we wenyine wakigize gutyo gukingane gutyo, bashobora kubona birazwe na base. Nicyo mu Inganji Karinga havuga. Ikindi bakavuga ko mu bakurambere ba Gihanga, uwo n'umusizi witwaga Sekarama Kampombo, ari umusizi uzwi cyane. Yavugaga ko ibyo nawe yabibwiwe n'abiru bakuru ko habagaho mu bakurambere ba Gihanga umukurambere witwaga Rwanda. We yatandukanye na Kanyarwanda Gahima, umuhungu wa Gihanga, ahubwo mu bakurambere be harimo Rwanda. Ashobora kuba ari izina u Rwanda rikomoka ku muntu. Buriya ibihugu bikomoka ku muntu, murabizi nka Israel ikomoka kuri Yakobo ariwe Israel. Ibihugu byinshi byitiriwe abakurambere babo, n'u Rwanda rero rukomoka ku muntu wa kera, ku mukurambere wa Gihanga witwaga Rwanda. Musome Inganji Karinga abantu badukurikiye, twabibwiwe n'umwiru w'umuhanga, umushakashatsi ukomeye cyane twese twubaha, witwa Alex Kagame. Ndagira ngo ugaruke ku kintu umaze kutugaragariza uko Gihanga yarambagiye u Rwanda, ahumekewemo n'Imana, twereka n'imbibi z'u Rwanda. Ndagira ngo tugaragarize noneho izo trois territoires, aho u Rwanda nka repubulika rutandukaniye n'u Rwanda, uko u Rwanda rwanganaga. Utwerekeye izo trois territoires uko zari zimeze, hanyuma
tubashe gusobanukirwa ndetse n'abazadukurikira bazabashe gusobanukirwa neza ndetse tuza no kwinjira mu makimbirane ndetse ariho n'uyu munsi ko n'ubundi iryo pfunwe ry'ibibazo dufite mu intambara ziri uyu munsi abona intambara z'uyu munsi bakagira ngo ni ibintu by'impanuka oya ni ipfundo buriya ahantu uzabona intambara nuko haba hari ukuri kwapfukiranye nuko haba hari ibintu bitari mu buryo ari ibintu bitandamye buriya hose hazaba hari intambara hari kutumvikana ubushyamirane amakimbirane nuko haba hari umwe waryamiye undi cyangwa hakaba hari ikintu kitari mu murongo wacyo ibintu byaracuramye ibintu byatanye u Rwanda rwaratatanye rero rwaratanye niyo mpamvu hari intambara ni mu Rwanda n'ubundi hari intambara ntabwo ari muri Repubulika y'u Rwanda ariko ni mu Rwanda mu gihugu cya Gihanga niho dufite intambara nyinshi cyane uyu munsi n'ikimenyi n'ibindi ndetse kubiganiraho abantu bahigwa bavuga ngo ni abanyarwanda ni koko ni abanyarwanda bien sûr bakababwira ko bagomba kuva mu bihugu byabo bagasubira mu Rwanda kandi bari mu Rwanda iki kindi ndagira ngo twumvikane neza tubashe kugisobanurira nyine nkuko twerekezo teritwari zari zigize u Rwanda rero umva kuva ku Gihanga mu mwaka wa 1900 icyo gihugu cyari gitiranye cyuzuye gifite ubuyobozi bumwe hose kuva kuri Rwicanzige Lake Rwicanzige ni muri Uganda y'uyu munsi hagati ya Uganda na Congo ukamanuka ubundi kera n'u Burundi hari intera byadutwaye nubwo nta ntambara zaba twakoze uko abarundi bagitwaye umuzungu ataraza ntare rugamba w'u Burundi yadutwaye intara y'Ubugesera icyo gihugu nabwira cy'Ubugesera n'igice cy'Ubungwe bura u Rwanda rwagarukiraga ku mugezi witwaga Ruvubu na Ruvyironza ni mu majyaruguru y'u Burundi Ngozi kuzamura Ruvubu na Ruvyironza mu Gogoringe murasanga umugezi wa Ruvubu aho rugarukira na Ruvyironza niho uri umupaka w'u Rwanda mu burasirazuba bw'u Rwanda u Rwanda bwari ubuha ubushubi n'igihugu cy'abakono cyitwaga n'ubugufi byari mu gihugu cya Tanzania muri Kongo rero uyu munsi twagera muri Walikale mu ishyamba ry'inzitane forêt équatoriale sogokuruza umukurambere umwe w'abanyarwanda witwaga Kigeli wa kabiri Nyamuheshera niba bavuze ngo abanyarwanda ntibagomba kurenga kuri niba bashyize mu mupaka idahinduka y'u Rwanda buri imipaka idahinduka y'u Rwanda yagiyeho mu 1600 nicyo Kigeli na 620 niko bavuga mu gihe cya Kigeli wa kabiri Nyamuheshera niba bavuze ko abanyarwanda batagomba kurenga imipaka cyarazira ko umunyarwanda yarenga imipaka ishyamba rero ry'inzitane rya Kongo babonye ko ari isi igarukira isi y'u Rwanda rwabo baravuga ngo nta munyarwanda mbere kujya hakurya ngo ntihaturwe ntikidaturwa haruguru mu Buyira mu Bandandi b'uyu munsi kuri Rwicanzige kuri hari urutare rwa Kabasha neza rwishugaragaza umupaka ufashe imodoka ukagenda ndi kukubwira u Rwanda warwibonera n'amaso rugarukira kubera ko urahagera ahantu ugasanga ni mu mahanga nta kinyarwanda gihari nta muco w'u Rwanda uhari ariko ugiye muri Rucuruse wagira ngo uri i Nyanza nigeze kugira Masisi ngewe ngira ngo abantu ni abanyarwanda babisi ntibazi n'igiswahili kandi nshobora kumbwira ngo yarimutse se oya ntiyigize yimuka akakubwira ngo ngiye sogokuruza hari umugabo witwaga Kajogori umugabo w'umwega yambye ko atazi mu Rwanda no umwega ibisekuru bye birahura n'abega bo mu Rwanda aratubwira ngo sogokuruza ni umwega ukomoka kuri Gahenda Kabugira Ndebwa Ngoga umva yabaye mu kinyejana cya 16 ku ngoma ndahiro kabiri cya Matare batuye aho ngaho aho Tw'iburungu muri Masisi uyu munsi umuntu nta giswahili azi nta gihundazi kandi aho ngaho ni kwa se na sekuru na sekuruza ibisekuru byinshi aho ni muri Nord Kivu aho ni muri Nord Kivu Sud Kivu muri Sud Kivu muri Karehe hano abanyarwanda bahitaga ku Itambi hakaba n'ahantu habaga urugo rwabugiri ku Nzinzi hafi ya Kivu rwose hari n'abantu nk'abagaragu ba Rwabugiri bari bakikoraga mu ngo n'ubu baracyahari baravuga Ikinyarwanda izo ngabo ze zari zihari abo bagaragu be nk'abatware b'urugo rwe abari bashyizwe nk'inka ze bari batanga imiryango yose iracyari aho ngaho ukagera mu majyepfo mu Banyamurenge ahantu bitwaga mu Bishugi mu Banyamurenge buriya bari mu Rwanda Murenge abantu bajya bavuga Murenge ntiyari u Rwanda oya Murenge yari u Rwanda ahubwo Abanyamurenge nyuma baje kwimuka baratatana bajya kure mu indi misozi nk'iminembwe ntiyari mu Rwanda ariko mu Rurambo hagati ya Bugarama n'ahantu hitwa mu Rurambo hose hari u Rwanda hakurya ya Rusizi cyari igihugu cy'Abanyamurenge cyane cyane Abashambo nibo umwami Kigeli wa kabiri yabatuje icyo gice rero cyose cyari u Rwanda urumva nababye muri Uganda kuva kuri Lake Rwicanzige ari Edward igihugu cyose cy'Indorwa cyose ukamanuka ukagera mu hano mu Bushubi ni muri Tanzania no mu Buha ukakata ukagera kuri mu Bahondogo hano kuri Ruvubu na Ruvyironza mu gihugu cyitwaga Bugesera ukagaruka ukagera mu Bunyabungo nyine kwa Kanyabungo Ngabo umuhungu wa Gihanga ariko nyuze mu majyepfo mu Banyamurenge birumvikana kera ntibitwaga Abanyamurenge bitwaga Abanyarwanda barabizi nabo ukazamuka Rucuri yose n'amasi ahantu hose mbese bavuga Ikinyarwanda amaso aguhe niba ushaka kumenya niko nikuri ko wowe fata
urugendo ugenda uvuge ndashaka kureba ko ikinyarwanda kigarukira. Uretse no kuvuga ngo ni abantu wenda bashobora kuba barimutse, ushobora kuvuga ngo abantu wenda barimutse kuko bamwe bajya babeshya nk'ababita kugira ngo bashitano n'ikintu. Oya, abo bantu ni abakera cyane. N'ikimenyimenyi uzagenda ubaza imisozi ihari ati mwa misozi imwe muri bwoko ki, imisozi izagusubiza ikubye uko yitwa mu mazina yabo. Uzasanga hano ngo ni Rubaya, urugero umusozi wa Rubaya unakunze kujya gucukura mu y'agaciro muri Kongo muri Masisi. Rubaya ni Ikinyarwanda, Rubaya biva ku ntuza ku Gicumbi, baya ikibaya Urubaya, urumva ni kimwe. muri Runyoni muri Rucuru ahantu hitwa mu Runyoni. Runyoni ni umukurambere w'abanyiginya b'abacocori, icyo ni Ikinyarwanda. Hari naho ugaragaza za village na za sheferi nka Goma, hari Ngoma, hari kuri Ngoma, byo ni byo n'abantu bo kuri Goma bose barabizi. No ikaba sheferi y'Ubugoyi aho se rero yego nka Goma uvuze Ngoma yari village cyangwa se yari nk'umudugudu ubarizwa muri sheferi ya Byahi. Byahi ikaba yabarizwa muri sheferi y'Ubugoyi. Ubugoyi bw'iki gihe Gisenyi ukomeza babyita Ubugoyi. Ntabwo Ubugoyi sinzi ko bugikoreshwa, hari nk'akagari ka Bugoyi uyu munsi. Bitandukanye n'Ubugoyi bwa kera byari intara yose. Umutware wanyu muheruka bakatiye umupaka yitwaga Rwakadigi, umunyiginya w'umwaya niwe wari umwanya bakati umupaka rwose. Bagerageje no kurwana n'abazungu bakatiraga imipaka. Abazungu babwira ngo mwe inka zanyu n'abakozi banyu muzajye muza kubasura, nta kibazo gihari. Ntibari bazi ibyabaye, ariko habayeho akantu ko gukora ku Rwanda bararukase nyine bararutema. Ndagira ngo noneho tugaruke kuri iki kintu, utweretse uko u Rwanda rwari rumeze, uko Gihanga yarukase n'uko yahuje Abanyarwanda akabagira umwe, ndetse akanababwira ko bagomba kuba umwe bagasigasira ibyo bice byose uko bari bafite. Ndagira ngo ndebe inama yabereye Berlin nk'uko wabigaragaje mu kiganiro nakuyemo iki ngiki turi gukora. Wagaragaje ko Berlin habaye ubugambanyi bukomeye cyane buturutse ku mugabo w'intasi bari bohereje witwa Stanley. Agaragaza ko u Rwanda ari igihugu cyihagazeho, ndetse wabivuze no mu Cyongereza ngo they are great people. Yaravuze ngo Abanyarwanda they are great people but bad. They are not coward. Ntabwo bagira ubwoba. Aravuga ngo u Rwanda kandi very rich, ntabwo bigeze bemera gukorana ubucuruzi n'Abarabu bwo kugurisha abantu. Aho bigaragazaga ari nacyo cyatumye bagaruka bagacamo bakata u Rwanda za teritwari nk'uko bivuga. Iki kintu cyo kugambanira u Rwanda muri iriya nama ya Berlin cyaturutse kuki bafashe u Rwanda bakarukata bakarugira akantu kangana n'urwari. Abayiru tukavuga ngo ni akadomo. Ibintu bituruka kuki? Ndagira ngo tugire urakoze cyane. Nyine u Rwanda rwazize nuko basanzwe rutandukanye na Afurika yindi, bari baratobanze baragize uko bashaka. Mutabizi mbere ko habaho ubukoloni, inama Berlin iba mu 1845 habaje haba icyorezo cyamaze imyaka myinshi cyitwa ubucakara, ubucuruzi bw'abantu. Abanyafurika bari benshi batubona muri Amerika y'Amajyepfo, abirabura muri Amerika bose n'Abanyafurika bagiye bagurishwa nyine n'utwo duhugu twabo duto duto. Ariko bageze ku Rwanda basanga n'igihugu kitavogerwa, kizitiye, cyarazega ko umunyamahanga agera ku butaka bw'u Rwanda. Abarabu nibo bakundaga kuza gucuruza abantu bakabagurisha ku bazungu. Hazaga Abarabu bakadiringa n'abatware abakuru b'ubwoko runaka, bakabaha nk'utuntu tw'iburayi nk'agasukari cyangwa agaki cyangwa cyenda, akamugurishira nk'abagabo nka 50 bizigira bakomeye cyane. Noneho byageze ku Rwanda, umwami w'u Rwanda aravuga ngo Abanyarwanda sinabagurisha ni bene Imana, kuko umurage wa Gihanga barira bugenderagaho kirazira kugurisha umwene Imana umunyarwanda. Ibyo rero bituma Abarabu bikandagira ku ntibigeze barukandagiramo. Abitwaga barumariza ba tipo bari barayogoje akarere kacu k'ibiyaga bigari, abangorotete abo ngabo bose. Ariko byagera ku Rwanda bakabangira. Abashaka gukora ubucuruzi wenda umwami w'u Rwanda yabarekeraga bakohereza umwirabura. Ntabwo bemera ko ufite uruhu rwera bakandagira ku Rwanda, naba n'umwarabu ntabwo yari yemera. Ariko bashaka nk'umwirabura uwo muri ako gace akaza akaruba nk'umukomisiyoneri. Ayaza rero akazana nk'ibintu biye nk'iburayi, kuko bavuga ko ibintu by'imvaburayi byabaye mu Burayi nk'imyenda, amasaro n'inigi byinshi byavugaga byakorewe hanze, byageze mu Rwanda mu gihe cya Yuhi Mazimpaka mu 1650. Ibyo ni ibintu bizwi mu Rwanda bose niba babizi. Barazaga
abazungu cyangwa se abarabu batumaga umuntu w'umwirabura barafite nk'umukomisiyoneri wabo cyangwa se umwambasaderi wabo bohereza kujyana ibintu akagarura ibindi agacuru ubwo bucuruzi bwabagaho. Ariko cyarazaga ko abanyamahanga baza mu Rwanda cyane cyane bafite uruhu rwera cyangwa se ko bagurisha abanyarwanda. Noneho rero aya makuru byabaye gutyo koko ubucakara n'icyorezo kinini cyane cyayogoje Afurika, ariko abanyarwanda ntibigeze bakijyamo. Abanyarwanda barabyanze pe, uragerageza kuzaba baramurasaga. Cyari igihugu gikomeye cyane, urumva igihugu cyanganaga gutyo, abantu bavuga ururimi rumwe, bafite umwami umwe, bumvira, bafite umuco umwe, bagunda igihugu cyabo. Cyari igihugu kitavugirwa, kitinjirwa. Biza kurangira rero esclavagisme irangira, igihe cy'ubucakara cyarangiye kisimburwa n'ubukoloni. Abazungu icyo kintu babizi, bavuga muri Afurika twegoje ibihugu byose, ariko hari igihugu cyatunaniye. Ati ni ubwoko bukomeye bw'abarwanyi, ariko ubwo bwoko ntibwemera abanyamahanga kujya iwabo. Ibyo rero niko byabaye. Mbere y'uko buriya colonization iba, buriya abazungu nta kintu bakora batarizeho. Bari barogereje intasi zabo, bitaga aba explorateur bo kuza gutata, kwiga abantu bateye gute, geography imeze gute, tuzanyura ni tuza gukoloniza, ubu bwoko bushukishwa n'iki se, bumeze gute se, tuzabateka. Bamaze bakora, byabafashe imyaka myinshi. Buriya tuvuga inama ya Berlin yo mu 1945, ariko mbere yaho hari ibikorwa byinshi byabaye bitegura ubukoloni. Nibwo tubona bitwaga ba Speke. John Speke yageze hano iwacu muri Afurika y'ibiyaga bigari mu 1862. Imyaka 20 mbere ko Berlin conference yaba, bari baraje kwiga exploration, kwiga no découvrir, bakiga kantu abazungu biga kantu kose, biga culture y'abantu, umuco wabo, bakiga imibanire yabo, bakiga bakamenya sort, strength, weakness, opportunities, threat, bakamenya aho bakomeye ni hehe, aho bafite intege nke ni hehe, amahirwe hari ni yihe, menace ni izihe. Ibyo byose abazungu bari barabyize. Bohereza n'undi mugabo witwaga Henry Morton Stanley. Uyu ni wadukozeho. Yari umugabo w'umwongereza, ariko yari yarakodeshejwe n'umwami w'Ababiligi Leopold II. Yari nk'umukozi yishyuriraga ku mafaranga ye. Amuha misiyo yo kuza kwiga rero ahantu yaje gushyira igihugu cyitwa Kongo uyu munsi. Kongo uwo ngo ni nawe wabahanze, witwa Gihanga wa Kongo ni n'Umubirigi. Twebwe waduhanze nk'u Rwanda, umukurambere wacu waduhanze, tuvuga wadushinze n'umunyarwanda Gihanga unatubyara, ariko abakongomani bo wababyaye cyangwa se wabaremye wabashinze n'umuzungu witwa Leopold II w'Ababiligi. Kandi nahanze Kongo atari nk'igihugu, yabahanze ari nk'umushinga we wa business. Uriya Kongo ni business, niyo mpamvu itazigira igira amahoro, kuko ni business y'abazungu, baraza bagakora ibyo bakora gusa, niyo mpamvu itazigira ibona amahoro. Nabugingo n'ubucyo bazira nuko umwana ngapfa mu iterura. Uko bayihanze muri fondation yabo, structure bazihaye ntago bayihaye structure y'igihugu, bayihaye structure yo kuba nk'umurima wo kusaruramo gusa no ku exploitinga no gukuramo amabuye y'agaciro. Niyo meaning ya Kongo. Abayikoze kuri rero barabizi, ntibashobora kwemera gutuma iba igira amahoro. Kongo ni nk'ikintu cyo kujya kudahamo cyangwa gutoraguramo. Leopold II yabikoze. Iyo n'indi nkuru. Uwo rero nababwiraga Henry Morton Stanley waje kwiga iwacu, azenguruka kano gace kose amenya uko ibihugu bimeze. Yaje kuvuga rero ngo harimo igihugu kigihanganye. Aranabivuga mu gitabo cye cyitwa Through the Darkest Continent. Uwo mu explorateur ukomeye ni nawe wari umutekinisiye ku nama ya Berlin. Aba Berlin n'abazungu bicaye, aba Bismarck bari abami, ariko bafite aba geographer, aba historians, aba ethnologue babo bajyaga baza kubabwira amakuru y'ibyo bagomba gukora nk'abatekinisiye. Bohereje kuri tere. Yego kuri tere. Uyu Henry Morton Stanley rero ni wari kuri tere mu nama, yavuye muri Afrika ajya ku nama Berlin yari ahari. Niba bashushanyirizaga akabwira ngo hameze gutya, hari umugezi umeze gutya, hari ubwoko bumeze gutya, hari abantu bameze gutya. Ageze ku Rwanda rero ati iki gihugu cy'u Rwanda ni ubwoko bukomeye cyane bw'abarwanyi batagira ubwoba. Ni igihugu gikomeye cyane, kinini cyane, gikize cyane, kirimo amabuye y'agaciro, kirimo amahembe y'inzovu, ariko ngo n'abantu babi kuko banze gukora ubucuruzi bw'abacakara n'Abarabu. Arabivuga ngo Banyarwanda, they are great people, but they are bad people because they have refused to trade with the Arabs. Ngaho ipfundo ry'ikibazo riri ari naho ipfundo ryo gukatwa ku Rwanda. Turaza kubigeraho rwose bakanarukata. Dukomeza rero bwana Mpotore, twari turi ku mugabo witwa Stanley, ko yagiye gutanga raporo uko yabonye u Rwanda, ugaruka nuko yagaragaje ko abanyarwanda bameze, ndetse n'uburyo bakomeye, ugaragaza nuko yagaragazaga ko u Rwanda ari igihugu kitavogerwa, ndetse ari nacyo bahereyeho bakata u Rwanda.
izi teritwari bakase z'u Rwanda bakazishyira ku bindi bihugu nk'uko twagiye tubibona mu kiganiro cyabanje, ndetse n'uko abanyarwanda bari bamwe bakaza kubacamo gatatu, ari nabyo tugiye kurebaho. Ibi bintu turagira ngo turebe twinjira no mu ngaruka byaje gutera kugera kuri uyu munsi akarere k'ibiyaga bigari kakaba karabaye isibaniro ry'intambara zimaze imyaka myinshi, imyaka 30 iranarenga 31 na n'ubu zigikomeje. Byagize ingaruka ki mu gukatwamo ku Rwanda kugera kuri uyu munsi? Ingaruka ni nyinshi ariko turacyahangana nazo. Babyumve neza, abantu bashinga hagati rwose, niba mukunda igihugu cyanyu cy'u Rwanda rubyiruko n'abanyarwanda mwese mugomba kumenya ibi bintu kuko nibyo zingiro by'ibyago byose twagize. Aho ngo hari ipfundo, niba twaragize jenoside yakorewe abatutsi tukaba twarabuze abantu miliyoni, mwumve namwe ibi abantu bakoze ibarele byagize ingaruka 94 birahura cyane. Ni nayo mpamvu ni naryo pfundo, ni kakandi byagenze bite rero. Stanley bari ku nama ya Berlin ku meza mu nama koko arimo arakora expose, arashushanya Afurika avuga hatuye abantu bameze gutya, ati ariko hari ubundi bwoko none muri Afurika butagonda ijosi, ubwoko bw'igihanga ariko n'ubugonda ijosi, n'abanyafurika batameze nk'abandi banyafurika. Nibyo avuga kuri ari Berlin. Ati kandi bafite igihugu kinini, bafite n'umwami ukomeye. Ati ibihugu byose bijya biza gutura uwo mwami, ibihugu byose mu karere k'ibiyaga bigari. Nicyo muri gitabo n'undi bavuga ko u Rwanda ari empire, nibavuga ko u Rwanda ari igihugu, bavuga ko ni empire kuko bavuga ko u Rwanda ngo ruyoborwa na imperatrice ufite umwana we w'umuprince w'umwami, bavugaga Nyirakigeri Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri. Mu gitabo byanditsemo bavuga ko ari umugore mwiza, ngo w'amaso meza, ngo ufite uruhu rumeze nk'urw'Abarabu. Umwarabu niba bibwiraga umuzungu wandikaga ati ngiye ukuntu nashaka umukobwa w'iwacu muri Oman, yari umuzungu w'umunya-Oman. Abanya-Oman buriya nibo benshi bari muri Tanzania za Zanzibar, baramubona bari abametisi bakomoka ku banya-Oman n'abatanzania. Ati ngiye ukuntu nashaka umunya-Oman kazi Muscat ni kapitale ya Oman. Ati niko narongora umukobwa wo mu Rwanda, ko abanyarwanda kazi n'abakobwa b'iwacu nabo batandukanye. Urumva ati abantu bo muri iyo nzu y'ubwami bw'u Rwanda, ati nta bantu bashobora kuba barakomotse muri burasirazuba bwo hagati. Iyo ni antepanze byose biri mu gitabo. Muri make nta guciye mu ijambo niho hakomoka biriya bintu byo kuvuga ngo mwaturutse Ethiopia. Bishobora kuba byarakomotse aho ngaho, ideology yose naho ngo bikomoka nyine. Noneho rero bari muri Berlin rero bakoze Tide Africa, ibihugu byose ati ni iseye rwose, ati tuzagenda tuvuyogoza uko dushatse, dukata ibyo dushatse, dusohora ibyo dushatse, ariko ngo tuzitondere igihugu cyitwa u Rwanda. Ni igihugu gikomeye kitavogerwa kandi nicyo ibihugu byose bya Afrika y'akarere k'ibiyaga bari nibyo biyoboka. Ati ndetse n'igihugu gikomeye cyitwa Buganda n'umwami wabo witwaga Mwanga, ati yashatse kubarwanya, ati he was obliged to retreat. Ati n'Ubuganda Kabaka bavuga muri icyo gitabo ngo Kabaka ashobora gutera afite ingabo 50,000 cyangwa 100,000 by'ingabo, ariko bagerageje gutera u Rwanda bibapfana ubusa. Ati icyo gihugu ntikirinjirwa na bugingo n'ubu, nta mwaro wigeze ugikandagira. Ati ni igihugu cyitwa u Rwanda. Aho rero nibo batumye batangira kwiga u Rwanda. Ati kugira ngo dushobore rero Afurika y'akarere k'ibiyaga bigari, nuko tugomba kumaza twarigikandagira tukagishyira hasi. Niko bavuze muri conference de Berlin, kubera ko iki gihugu kirimo ni igihugu cy'abantu batagonda ijosi kandi ni igihugu niho mutwe nicyo ibindi bihugu byumvira. U Rwanda tutarashobora kurukoloniza, ntituzashobora gukoloniza n'ibindi bihugu byegeranye n'u Rwanda. Ati ahubwo rero kugira ngo dushyire ino Afurika hasi niko tumaze tugakuraho umutwe. Kugira ngo ushobore ubundi inzu ntushobora kuza ngo utegeke urugo rw'umugabo utarahambira uwo mugabo. Abemera ni nako mubiri bavuga ntushobora ngo kujya mu rugo rw'umuntu umusahure utaraboha wa muntu. Nugira ngo bazi iwacu rero muri Afurika nihuse bamanzaga kubanza baboha igihugu kirimo gikomeye cyane. Niko rero bize strategy yo kuboha u Rwanda. Baramanjije bariga se iki gihugu gikomeye imbaraga zacyo zikomoka hehe. Abazungu nabyikora abahanga biga kantu kose akadetaye kose, ethnographie, geographie, sociologie, militaire, ingabo, igisirikare byose barabyiga. Baramanza biga rero imbaraga z'u Rwanda ziri hehe. Basanga imbaraga z'u Rwanda za mbere ziri ku bunini, ni igihugu kinini cyane. Nababye kuva mu Bushubu ukagera muri Walikare, kuva kuri Ruvira maze ukagera kuri Lake Rwicanzige. Namwe bibaza igihugu kingana gutyo. U Rwanda nk'ubu ngubu dufite nk'inshuro rukube nk'inshuro 5 niko rwangana icyo gihe. Kandi abantu bavuga ururimi rumwe. Ura u Rwanda ubu ngubu dufite miliyoni 10 hafi 14 z'abantu bavuga Ikinyarwanda. Ariko ubundi urebye hari mu karere kacu k'ibiyaga bigari abantu bavuga Ikinyarwanda abantu bageze kuri miliyoni 40
ibaze rero igihugu cyangwa icyo gihe abantu miliyoni 40 ufate ku buso bwa kilometero kare nk'ibihumbi 100 wakore kuri kilometero kare 26,338 wageze kuri kilometero kare ibihumbi 100 wakore kuri miliyoni 14 wageze kuri miliyoni 40 iryo shanga abantu bavuga ururimi rumwe bafite umwami umwe bafite umuco umwe bafite imyemerere imwe mwibaze izo mbaraga abazungu rero byose bwana Motore n'amateka ni maremare nifuza ko tuzanakomeza n'iki kiganiro ariko noneho dusa naberekera ku musozo iyi ngingo yavugaga gitya u Rwanda kurucamo ntibyari impanuka hari turuwarase hututwa tutsi na turuwa teritwari ibyo tusana twabinyuzemo ugaragaza uko u Rwanda rwanganaga ugaragaza ndetse n'impamvu zo kurukata bagira ngo rero turebe dusoza tuzakomeza n'ibindi biganiro uko abantu bazajya bagenda batwereka ko bishimiye ko ibiganiro byakomeza tunabibutsa ko bakurikiye intavogerwa umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco n'amateka by'abanyarwanda nagira ngo twinjire noneho tugaruke ku kintu kivuga ngo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hashize imyaka 31 isaga 32 ndetse no guhagarika no kubohora u Rwanda n'abanyarwanda byakozwe na RPF Inkotanyi uyu mwanya iyo myaka yose ishize abasize bahekuwe u Rwanda icyo gihe bakahungira muri Kongo ari naho twabonye h'u Rwanda rwageraga n'izo mbibi ibyo basize bakoze mu Rwanda bigakomereza hakurya muri Kongo bandi basanze bakabagarura bagahungira muri Repubulika y'u Rwanda bakabimura mu byabo ibi bintu nagira ngo nabyo tubivugeho ni ingaruka z'aya mateka twavugaga ni ikintu kigaragaza bya bindi twavugaga byo gucamo igihugu cyane navugaga nyine uko u Rwanda barukasemo bite n'izo mbaraga n'ubwo buhangange nyine bavuga ngo kandi tuzashobora Afrika y'akarere k'ibiyaga bigari niko twamaze tukabaha umugabo urimo cyangwa se umutwe uhari twamaze twarumena umutwe niko bacyuye u Rwanda rero gatatu ntibyari impanuka nkuko mbabwiye bafashe u Rwanda igice kimwe kiba uru Rwanda dufite umunsi rwa Repubulika y'u Rwanda tukavugaga ikindi gice kijya kuri Kongo murabizi ko abakongomani bavuga ikinyarwanda nka miliyoni 12 ikindi gice n'amajyaruguru ya Uganda ibi ni twabwira birananditse izo teritwari bakase n'ubundi zakomeje kwitwa u Rwanda wari uzi ko buri u Rwanda rwo muri Uganda igice cy'abanyarwanda muri Uganda bakitaga British Rwanda n'u Rwanda rw'ubwongereza igice ababirigi batwe bakitaga Le Rwanda Belge biranditse mu gitabo cy'abazungu ibyo niko byanditsemo n'u Rwanda dusigaye rwitwaga German Rwanda mbese hazwe baciye mu Rwanda gatatu u Rwanda rw'Abadage u Rwanda rw'Abongereza n'u Rwanda rw'Ababirigi icyo dufite umunsi cyitwa Repubulika y'u Rwanda n'u Rwanda rw'Abadage icyo ni kimwe icya kabiri rero ababirigi nabo ibyo babikase u Rwanda ari koloni y'Abadage Abadage bari bagikomeye batsinzwe intambara mbere y'isi rero habaje ababirigi nabo none bahageze nabo bongeramo ya nkovu bongeramo nanone bongera kuyikoramo baravuga ngo ni hahandi u Rwanda ruracyakomeye tuzarushobora reka none n'abaturage barimo tubagabanye kuko bazaga mu Rwanda bagasanga u Rwanda n'igihugu gishyize hamwe bafite imyemerere imwe bafite umwami umwe bafite n'ubwoko bumwe bwa bwoko bwa bene Imana nababwiraga babasinga babagisira babacyaba baravuga rero reka tubashyire mu nzego 3 gusa kugira ngo tuzabone ko tubahanganisha tubatatanye kugira ngo tubategeke divise pour régner bahise bashyiraho igiciro kimwe bakita abatutsi ikindi bakita abahutu ikindi bakita abatwa urumva kandi ariko agahugu gato abadage bagize basize basigiye ababirigi cyakindi ababirigi bari baragize kuri Kongo Belge n'abongereza icyo bagisigaranye n'ubundi muri Uganda kaka ni gato rero twasigaranye ibirometero kare 26,338 bwa bwoko barabutatanya batangira no kuburyanisha batangira guha imbaraga abitwaga abatutsi icyo gihe abahutu babakura ku butegetsi kuko icyo gihe habagaho abatware batatu nibutsa abantu abo bitwaga abahutu benshi bayoboraga ibintu by'ubutaka abatware b'ubutaka hariho inzego 3 umukuru w'ubutaka umunyamukenke n'umukuru w'ingabo bakuyeho byose bashyiraho umututsi ariko babikoze ubwende baravuga ngo abatutsi muri batunanira tuzabakuraho tubasimuze babahutu twashize hasi nk'abo bamaze babashyira kuri benshi baha imyanya abatutsi intambara ya kabiri y'isi irangiye muri 1945 ONU yasabye ko u Rwanda ruhabwa independence iyo n'indi nkuru tutavuze umuntu tuzayivuga utaha
ko tubatanga independence. Oni ibivuze gutyo babatware bitwa ngo nabatutsi bicyo gihe abazubirigi bakize baravuga ngo ubwo hariho gahunda ya independence reka dusabe ababirigi independence. Ababirigi babibonye baravuga ngo abantu twahaye ubutegetsi batangiye kutwigaruka, reka tubasubize hasi tuzamure b'abahutu twarakandamije. Nibwo batangiye kuzamura aba elite b'abahutu, abitwaga bakayibanda bari barize, abitwa bagitera, abitwa bamakuza, babonye umutwe abo bose niko gihe babazamuraga, batangira kuzana iby'amashyaka kuva muri za 1946 na 48 bigera muri 55 nibwo amashyaka yatangiye kumugaragara. 59 byari intambara, byari umuriro waka, byari musaruro. 59 ni imbuto yasoromwe ku giti cyatewe imbere. Niko byagenze, ari naho haje kuva jenoside yakorerwaga abatutsi, byarakomeje bigera muri 94 biba byarahera 59 impunzi abantu barahunga bajya hirya no hino mu gihugu, habaho jenoside yakorewe abatutsi, habaho no kuyihagarika ko impunzi zari zarahungiye hanze zishyira hamwe. Hanyuma abakurikiye intavogerwa, umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'abanyarwanda, iki cyari ikiganiro cyagaragazaga mu by'ukuri intandaro y'ibibazo by'akarere ndetse n'uko u Rwanda rwacitsemo ibice bitatu nk'uko Bwana Motore yatugaragarizaga aya mateka. Ni amateka akomeza, ni amateka maremare. Icyo twavuga ni uko tuzakomeza kubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi, ariko kubibagezaho nanone ni ukutugaragariza ko mwabyishimiye ndetse mukatugaragariza ko aya mateka afite inyigisho. Icyo tugamije ni iki? Ni ukwigisha abakiri bato amateka yahashize kugira ngo bibafashe kubaho uyu munsi, nibiba uyu munsi babimenye ndetse bategure n'ibizaza. Turifuza ko urubyiruko rw'u Rwanda rwaba ruzi aho ruva kugira ngo rumenye aho rugana. Hanyuma Bwana Motore, turimo dusoza, dufite slogan ivuga ngo chaque génération a sa mission, cyangwa se every generation has a mission. Muri ibyo byiciro bya generation tuvugamo generation eshatu. Hari generation ya mbere yabaye ibigwari, itegura ndetse inashyira mu bikorwa, ariyo ngiye twavugaga guhera muri 1957 amashyaka ashingiye ku bukoroni baciyemo abanyarwanda ibice, bategura ndetse banashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi kugera mu 1994. Tukagira indi generation y'abayi bahunze ari abana bato yo guhera muri 59 bajya mu mahanga atandukanye y'ibihugu bidukikije, baza kwishyira hamwe, bavamo intwari zabohoye u Rwanda zihagarika jenoside ndetse zubaka n'igihugu turimo ubu ngubu, igihugu gishininga, igihugu cy'u Rwanda. Izo ni inkotanyi. Generation ya gatatu ni urubyiruko, navuga ko natwe twisangamo, turacyari bato. Iya gatatu nsoza mbaza umutumirwa ngo wagira inama ushingiye kuri generation zabanje, hari yahemutse, hari yaje y'intwari zabohoye u Rwanda na n'ubu zicyubaka u Rwanda, natwe bakiri bato twasanze bamwe bavutse basanga igihugu cyarabohowe, abandi nabo amateka bagizeho ingaruka. Ndibaza ko twebwe twahoye n'ayo mateka ho gato, generation yacu yari iri muri ayo mateka ho gato nko myaka 10. Dusoza tubaza umutumirwa ngo inama waha iyi generation y'uyu munsi ushingiye kuri ibyo bintu by'abantu ni izihe? Inama waha generation y'uyu munsi ni iyihe kugira ngo bakomeze mu mujyo umwe wo kubaka u Rwanda n'abanyarwanda? Urakoze cyane. Icyo nabwira abanyarwanda batwumva cyane cyane urubyiruko nuko bagomba kumenya ko ibyo bintu byose, amakuba yose yagwiriye u Rwanda n'ingaruka zabo tukaba tuzifite uyu munsi, kuko dufite intambara kuri ku mupaka w'u Rwanda, ibihe bigira jenoside, amabombe bakayatera akica abantu, umutekano hari igihe ushaka guhungabanya, ibyo barabizi. Kuko dufite igihugu cyiza kiturindira umutekano, aho ubundi ingaruka zakabaye nyinshi kurushaho. Bagomba kumenya ko rero u Rwanda rwasenywe mu byiciro, cyangwa se rwageze ahabi hashoboka muri jenoside yakorewe abatutsi. Nibyo cyari karundura, nibyo byari intuza apoje cyangwa se some, nibyo byari igice cyo hejuru kibi gishoboka u Rwanda rwagezeho gupfa. U Rwanda rwarapfuye rurashyira muri 1994. Byavuye kuki? Byavuye kuri imyaka 33 generation yabanjije, byahereye ku 59, mbese 94 yabayeho kubera 94, 59. 94 nayo yabayeho kubera 24 Mortihani azana iby'amoko. 24 nayo yatewe n'inama ya Berlin yo muri 1885. Urumva ni uruhererekane rwa generation zagenda zihererekanwa, bagenda barushaho gushyira u Rwanda mu mwobo kugeza bagise muri jenoside yakorewe abatutsi. Rero bimeze gute? Kuva 94 u Rwanda rwatangiye inzira y'umuzuko. Inkotanyi zagariye u Rwanda,
abanyarwanda bari baratashye bangera barusubiramo bagarura ubumwe bw'abanyarwanda mbese fondasiyo wamenye ko aho inkotanyi zigeje ikora ni fondasiyo sikura u Rwanda rufite uyu munsi bitewe n'igihe niko rukaba rumeze uyu munsi ariko u Rwanda rw'ahazaza rugomba kuba ruharenze cyane kubera ko ikibuga gishashe kimeze neza cyane bagomba gukomeza muri iyo nzira y'ubumwe bagakomeza muri iyo nzira y'agaciro k'abanyarwanda y'abakuru babo batangiye n'umutekano noneho kandi byose bazagira ari ugusobanukirwa ko ikintu kimwe kibyara ikindi kuko generasiyo igira misiyo n'ikibi iyo kidakumiriwe kare kirakura kikabyara ikindi kibi kirenze 5 niyo yabyaye 9 na 4 nayo bisobanura 24 ya Mortihani niyo yabyaye yajyaye 5 9 24 nayo yabyaye na Berlin urumva n'inkotanyi rero nazo zararubohoye kuva muri 19 na 4 ubu ngubu rero igihugu kimaze kumera neza navuga ko u Rwanda ubu ngubu rwavuye kuzimu rugeze ku butaka rugeze ku isi hazere kurwubakiraho icyo dufite uyu munsi icyo nabwira abanyarwanda ntabwo u Rwanda rwagira rugomba kugera bagomba kubimenya icyo wabwira urubyiruko fondasiyo imisingi yishyizwe imeze neza aho urubyiruko rero nahanye kwera kuruzamura wa mwanzi warwishe washaka ko rubaho rurangira akorwa n'isoni akabona ko atari we mana ya mana yabyeyi gihanga kwishaka ko rugongera kuba bwiza rukaba nka paradizo rukaba n'ikitegererezo kimurikira amahanga nibutse abantu kandi batwumva ko u Rwanda barwishe kubera ko babona ko nibatarwishe cyangwa ngo barubohe batazashobora Afrika barabikoze kuko niba Afrika bayishoboye ariko u Rwanda none nigongera kwigobotera iyo migozi rukongera rugashininga bizaha n'ikizere Afrika yose nayo yongere irwigireho yongere izuke bihereye ku Rwanda u Rwanda rero niyo mfura muri Afrika u Rwanda nicyo kitigerezo n'urumuri Rwanda niko ibiru bavuga n'urumuri rugomba kumurikira Afrika n'isi yose bagomba kumenya ko rero ari ahabo ho gutuma rumurika kubera ko uyu munsi ibyibanze birahari navuga ko ibyibanze bihari imisingi irahari hasigaye kuyubakiraho urakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka nababwira ngo stay in touch ku ntavogerwa kandi ibiganiro byacu birakomeje ni ibiganiro byiza cyane twereke ko mudukunze kandi mukomeze mutube hafi tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bijyanye n'amateka ndetse n'ubutwari n'umuco mukomeze mugubwe neza turagushimiye cyane murakoze cyane haba ku ntavogerwa babisanga ariko no ku Motore TV n'abakizajya okay watubwira chaîne yawe ya YouTube channel yitwa Impotore TV mushobora kuyisanga kuri YouTube ubwo n'ikiganiro muzakisangaho murakoze cyane murakoze cyane namwe kubana natwe turabashimiye